afite ukuri ibyo Sandra arimo arazana ndabasuhuje muraho neza abandi abaramuka cyangwa se abiriwe mwiriwe mute mwiriwe neza nitwa Bigirimana Theoneste mu biganiro kuri channel uruziga rw'uburinzi twakomeje gusobanura mu bice bibanza aho twasobanura ibintu by'ubwenge butandukanye ariko ari imbanziriza mushinga yo kuza gusobanura ivuga butumwa ryacu mu ruziga turi mu gice cya kabiri kivuga butumwa rero abakomeje abasanga badukurikirana nkuko bisanzwe no kudushyikira mukanda kuri like mugakanda kuri share mugakora comment abataraza rero rwose ntimwibagirwe mwe no gukora kuri subscribe hanyuma mugakanda ukazogera kugira ngo ntimuzongere kuvunika mutegereza ibiganiro tukibisohora bita bibageraho rwose namwe hanyuma mwamara kugera mu muryango w'uruziga rw'uburinzi hanyuma mukamubaye ba members mukamubaye abanyamuryango bacu mukaba abajyanama bacu bashobora kutugira inama zitandukanye ibitekerezo bitandukanye yewe no gushimira n'umuco mwiza appreciation bidutera courage bikadutera ishema bikadutera guhimbaza Imana ko ibintu biri kugera kuri ba nyirabyo ngira ngo yuvuze ubutumwa rwose abantu bagafashwa bakavuga ngo amena amavuta arongera akazamuka amena nyine ni amena haleluya amena ukabona rwose ko abantu muri kumwe urakomeza ukazamuka ugakomera mu mwuka ibintu bikagenda neza rero naha ngaha ntago babyoroshye kuvuga ubutumwa kuri channel uganira n'abantu utareba ariko bakureba ntago babyoroshye bari ngombwa rero ko namwe mukora commentaire mukavuga muti rwose birashimishije murakoze cyane ko mugiye kubikora hanyuma turabakunda cyane kandi turiho iyi ni gahunda y'Imana tugomba kuyikora kuko mu gutangira turakomeza kubivuga Imana iri kumwe natwe igihe bakazi kanye no gutanga message zitandukanye Imana iba yampaye niyo mpamvu twinjiye mu gice cyitwa ivuga butumwa narimo ndi kuganira ndi kubabwira nti Imana irakennye rwose irakennye ifite ikibazo kuva isi yaremwa kugeza ubu ngubu Imana ikeneye umutima w'umuntu udahanze amaso kunda umuntu udahanze amaso ku cyubahiro cyo mwisi umuntu utari umuntu watwawe na kamere ntago mvuga ngo umuntu udatwarwa na kamere kuko zijya zidutwara tugahangana nazo ahubwo ni umuntu utagenderamo ngo nubwo wana basi irya jambo rivuga ngo umukiranutsi niyo yagwa basi ntarambarare niba unaguye ariko ntugumeyo ntiwijandike mu cyaha ntubemo hari ukugwa mu cyaha hari no kukijandikamo kuba wakiguyemo byakubayeho ibyo ngibyo nibigize ubuzima bw'umuntu ariko wikijandikamo ngo ugende wibire nk'umuntu warohamye tujye dukunda kuvuga ngo abantu ukajya kumukumana anywa inzoga ntitugiye kubacira imanza ariko none undi muntu yamaze kuzidubikamo yarazijanditsemo noneho abakazizi hari imvugo yateye ngo yabaye akazizi bivuga ngo noneho inzoga abatizwa mu nzoga noneho arenga kuba umusinzi aba nakazizi noneho asigara arizo noneho ziri kumukoresha abyuka mu gitondo zimuhumuraho yirirwa ku manywa yose ari mu kazi zimuhamagara tuti nyamara nturasoma ku icupa urumva aho ngaho byitwa kwijandika byitwa kugwa mu cyaha rero dutandukanye rero gukora icyaha no kugwa mu cyaha ntimukagwe mu cyaha rwose ndabibatuye rwose ndabasabye ndabinginze ndabatuye rwose Imana kugira ngo ntimuzakigwemo ariko ntimuzakijandikemo rero aha ngaha niho twavuze ngo Imana ikeneye uwo muntu ntago yirengagiza ko dufite kamere ntago yirengagiza ko amaso acumura ntago yirengagiza ko umunwa ushobora kuvuga ibitari byo ntago yirengagiza ko ushobora gushinyagura kandi washaka kuvuga ibyiza message watanze ikumvikana nabi ugasanga uri no kuburana ndetse bigeze no mu bindi aha ngaha rero twumvikane nagira ngo twumvikane kuri ako kantu ibicumuro kamere yagukoresha yakuganza
ariko ntuzabe uwa kamere. Aha ngaha rero twari tugeze ahantu haryoshye, twari dukomeje kuvuga, turi kuvuga ku bijyanye n'inda, turabigarukaho tuvuga ukuntu Satani nubwo agukanga ariko ntabwo ufite ijambo, isi tuyirimo nta matware ye, ariko twabonye ko hari umusifuzi, ni umutware ari kuyoborerwamo, ariko twabonye hari groupe y'abantu bamaze kumwiha ku mugaragaro, hari abamuhisemo ku bushake bwabo bagahitamo ko ababera umuyobozi. Aha ngaha rero umuntu wahakanye Imana ku mugaragaro, nicyo cyaha ngo Imana idashobora kwihanganira cyitwa gutukisha umwuka wera, ni uguhakana Imana mu buryo bweruye ku mugaragaro, ukayibwira ko utayikeneye, ahubwo ko ufite umutware wawe witwa Satani. Uwo mutware rero ukaba waramuhisemo. Aba hari abantu bamuhisemo ku mugaragaro, abo ngabo barabayobora. Hari abandi bantu bamaze kumuhitamo, bamuhitiwemo n'ababyeyi n'abasekuruza babo, abo bantu batanzweho ibitambo, abo bantu nabo twababonye nabo bakeneye deliverance, bakeneye kubohoka. Abantu mubona bagenda, ariko nubwo bagenda ariko bafite umuyobozi ubayobora. Ese yabayoboye yabahawe nande? Yabahawe nande? Yabahawe n'ababyeyi n'abasekuruza baramutanze. Uyu muntu rero arababaje. Uyu muntu rero kugira ngo azabone uko kw'Imana, azumva Imana, kugira ngo Imana izamuyobore, uyu muntu biragoranye, bisaba kubanza gutera intambwe yo kubanza gusobanukirwa uwo ari we. Niyo mpamvu mwakomeje kumva tuvuga mu biganiro byacu ngo kwisobanukirwa. Uri muntu ki? Uvuka he? Aho hantu uvuka ni mu muryango w'abantu basenga? Abo bantu ni abantu badasenga? Ese kubera iki badasenga? Ese kubera iki ibintu ukora byose ubona ukora ibintu binyuranye n'iby'abandi? Kubera iki? Kubera iki ujya gukora ikintu ukabona reka turekera aho ngo murabyumva muri bakuru. Twinjire ku kintu gikomeye rero twakomerejeho iki kiganiro kivuga ngo ibijyanye no kwibeshya kuri kamere. Tugeze ku ijambo rivuga ngo hari uburyo Imana ivura umuntu indwara zikomoka kuri kamere, ikakuvura gushurashura, kureba abagore b'abandi, ikakuvura kuba ibyo byose, ngo ariko ngo ubikora bucece, ngo gahoro gahoro, ngo Imana ngo igenda irangaza amaso y'umuntu, ngo n'umutima, ngo ikagira ahantu ibiganisha, ngo ibyerekeza ngo ikabyerekeza ku by'ijuru. Abantu rero bamenyereye kugenda baba mu bintu by'Imana, cyangwa se abantu bamenyereye kuba mu nzu y'Imana, batandukanye n'abandi bantu bataba mu nzu y'Imana. Kuko abantu baba mu nzu y'Imana bagenda bamenyera yakubyuka mu masengesho, yakujya muri korari kurirwa mu masengesho, bya bintu biragenda bikagenda bibafata bataranabyumva. Ariko abahanga bakoze ubushakashatsi bukomeye, hari abahanga bavuze ngo abafilozofe ngo l'habitude crée le comportement, n'abapsikologe n'abafilozofe l'habitude crée le comportement. Bivuze mu ndimi zabo ko ni igitabo cy'igifaransa nasomaga bari kuvuga ku bijyanye n'uburyo umuntu yimenyereza ikintu kikazagira gutyo kikamukukiramo. Bivuga ngo akamenyero, bivuge ku bantu batumva indimi z'amahanga, akamenyero uko ugenda wimenyereza ikintu, iki kintu ugenda wimenyereza kiragenda kikakujya mu maraso, kikagera ahantu kigutwara, ukumva rwose urimo urabikora kandi mu buryo bworoshye kandi bigakunda. Ubu ngubu njya numva ingero z'abashoferi, nanjye ndiwe ndatwara, ariko hari aho ugera ugasanga umushoferi atwaye imodoka, agatotsi karamutwaye, agatotsi kakagutwara uri kwivura, ni mureba agatotsi kakagutwara ukabisikana, ni mwumva umuntu ku buryo imodoka ibaramugiye mu maraso, agatotsi kakamufata mu masegonda make, ubundi yakagombye guhita arenga umuhanda, ariko agatotsi karamufata. Hari n'abatubwira nkumva ngiye ntibishoboka, ngo ngiye ngo amakorose ngo nakase, umuntu atwaye igikamyo, ngo ariko bitewe na experience n'uburyo amenyereye amakorose wa muhanda, ngo akagenda buhumyi, ubu nanjye ndi guhumiriza, agatwara ngo agata korose rya mbere, agakata irya kabiri, agakata irya gatatu, ngo yarangiza ngo agahita yikunkumura. Ngo none se nguziko ngo nanisinziriye. Noneho ikikubwira ko umuntu yarasinziriye yagutwaye, ubona ahuye n'umuntu ukabona arikanze, ahuye n'ikindi kinyabiziga bisikanye, ukabona nibwo aba yakangutse, cyangwa afunze feri agiye kurenga umuhanda. Bivuga ngo l'habitude crée le comportement, ngo akamenyero, uko umuntu agenda amenyera mu bintu bibi niko agenda arushaho kwangirika, niko uko umuntu agenda amenyera imyitozo yo gukora ibintu byiza niko agenda arushaho. Ubwo n'ububasha bw'umubiri Imana yaduhaye. Uko ugenda umenyera ibintu byiza, umenyera kujya ubwira abantu mwaramutse,
biragenda bikagukukira mukajya ubwira abantu bose mwaramutse bigakunda. Aka kamenyero rero k'ibintu byiza turakararikira abantu bose. Aka kamenyero rero nakana aba sportif bo baranabizi uko ngagenda amenyera niba ari umukinnyi ubyuka akora muri sport imitsi yagenda ikamenyera, none wowe ugeze ari ukabireka burundu. Ba bantu ngo burya ngo basaza vuba kubera iki? Umubiri wari kweduye wararambutse neza, none warangiza wa muntu akongera akawuzingazinga. Rero ahangaha ngo Imana ngo igenda idutwara gake gake, ba bantu ba mu Mana ngo igenda ngo yerekeza amaso yabo ku bindi ikabyerekeza ku by'ijuru, ikabyerekeza ku by'agakiza, ngo hanyuma ngo kame zizengereza umuntu, zazengereje umuntu ngo imwe ku yindi, ngo zikamera nkaho zisinziriye. Mu nyumva ahantu neza, zikamera nkaho zisinziriye mu gihe kandi ngo runaka kigufi cyangwa kirekire. Aha nari ntangiye kubwira abantu ngo umuntu kumva ngo ngiye ngo narakijijwe, ngo ibiyango narabikijijwe. Sawa, ushobora guhura n'umuntu akagustressa ugakanura amaso bakavuga ngo ngo mureba umukozi w'Imana wa uwo mukozi w'Imana ngo wavuze ko ibyo bindi yabikijijwe, ngo dore ngo kandi ngo do witeje abantu bavuga ngo warabikijijwe, ngo ibyo bintu ngo byarakemutse, ngo bimeze neza, ngo ngewe ngo gusambana ngo ntabwo ngo bishoboka, ngo niyo ngo haza ngo umugore ngo umeze gute. Ese hasambana? Ese abantu basambana byagenze bite? Yenda gira ngo nanabaha akanuka experience abantu batanabizi mu buryo bwa filozofi. Mu filozofi mwigeze aravuga ngo nubona umuntu ngo yitwara neza ngo ntuzagire ngo ubundi bupfura, ngo hari umuntu witwara neza kubera ko yabuze uko agira. Hari igihe umuntu witwara neza ari uko yabuze uko agira. Arambwira ati no, ati ngaho irebere, anyereka filime y'ubusambanyi. Arambwira ati no, abantu kugira ngo umuntu uzavuge ngo yirinze ubusambanyi uzamurebera ku ngingo enye. Arabivuga iya mbere, aravuga ngo disponibilité de sujet bivuze mu Gifaransa ni philosophie, ni introduction kuri philosophie cyangwa se ibyo twize, ariko ni ngombwa ko n'abantu tugomba kugenda tubabwiraho gake gake kuko twavuze ko mu ivuga butumwa hano dutangamo n'ubwenge bw'isi. Disponibilité de sujet, ese wowe kugira ngo uvuge ngo urasambana n'igiti? Ugomba gusambana n'umuntu, nta nubwo usambana n'inyamaswa, ugomba gusambana n'umuntu. Umuntu rero hari umuntu uri aho ngaho, abantu bose baratandukanye. Hari umuntu ushaka kubona ukabona ari umunyamwanda atagukwiriye, noneho urumva umuntu turi kuvuga ni umuntu ugukwiriye, ni wa undi mugendana uvuga nawe ko muberanye. Tubyise igikundiro. Ufite igikundiro, abantu baragukunda, abantu baguhora impande bitewe n'imiterere y'akazi ukora, baguhora impande, ariko nubwo baguhora impande baguhora iruhande ariko ntusambana. Aho niho tuzamenya tuti wa muntu burya koko ntagasambana, ntago yabuze abasambana nabo, ahubwo nuko yitonda. Ariko ntago bihagije, ushobora kuba ufite umuntu, abantu bakuri iruhande bashobora babandi mushobora w'igitsina gitandukanye n'icyawe bashobora kugutera ubwo busambanyi, ariko ubuze iki? Ubuze ikindi kintu cya kabiri cyitwa igihe, time, disponibilité de temps. Igihe ufite umwanya. Ndakunda kuvuga hari abantu usanga bafite akazi kenshi, bari busy rwose, bafite ibintu byinshi. Kimwe mu bintu bituma umuntu rwose adashobora kubona umwanya wo gukora ibyaha. Hari igihe ugira amahirwe ukaba ufite akazi kenshi ukaboneka gake gashoboka. Icyo gihe na yanzoga twavugaga urugomo ntabwo uza kuyinywa kubera ko ntiwayiboneye umwanya. Iyo kenshi muzajya mu kuva ngo abantu ngo babonye umwanya wo gucumba urugomo muri weekend. Disponibilité de temps. Icya gatatu, disponibilité de moyens. Uburyo. Ufite igihe ariko ntabwo ufite aho bikorera. Ibyo bintu ntabwo ufite aho bikorera. Ahantu hose ugenda barakumenya, barakuvumbura. Muri Kigali umukozi w'Imana umuvuga butumwa urazwa ahantu hose. Urinjira muri lodge barahita bamenya bati dore n'uyu nguyu. Disponibilité de moyens. Ufite uburyo bwo gukora icyo cyaha ariko ntiwagikoze. Uwo ngo niwe ntwari turi buze kuvuga. Yabonye uburyo bwo kugikora ariko ntabwo yagikoze. Disponibilité de moyens. Gatatu, disponibilité de l'argent. Amafaranga cash koreshwa, ariko aravuga ati ngewe ntabwo rwose bishobora gukunda. Ati nta mafaranga mfite ntabwo byakunda. Ati iyo nta mafaranga mfite ndaremba. Ati ingingo zose z'umubiri wanjye ziba zacitse intege. Uwo ni umugabo rwose wavuze icyo kintu, aravuga ati ngewe n'urugomo ntabwo narukora. Ese warakijijwe? Ntabwo akijijwe.
ariko icyo kintu ushobora kubona atagikoze ukavuga ngo uyu muntu ngo arakijijwe ngo kandi ngo ntago akijijwe, ariko icyo kintu ntabwo yagikoze kubera ko ntadafite amafaranga, ariko nabona amafaranga icyo kintu araza kugikora. So bivuga ngo ibyo bintu uko ari bine: disponibilité de temps, disponibilité de moyens, disponibilité de l'argent, disponibilité de sujet. Ibyo bintu uko ari bine niba ubifite ushobora kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi turimo turavuga. Uyu mupapa rero wakijijwe araje atubwiye ati rwose ibyo bintu byose uko ari bine birahari, ngo rwose ngewe ugiye kwiteza abagore ngo nuko ngo wakijijwe ibyo ngibyo. Ushobora kwibeshya kubera ko mwihereranye ukagwira rimwe. Numva rero ahangaha rero narimo ndi gusobanura ngo kamere ishobora kuba yasinziriye mu gihe kigufi cyangwa kirekire. Iyo twimenyereje rero gukomeza dukorera Imana, kuba murimo w'Imana, tukabyimenyereza, nibwo bigenda bikora iki? Nibwo tugenda dufata iyo mico myiza, tukagenda kamere twibagirwa bya byaha, none ukajya ukabona umuntu bya bindi yarwanaga nabyo ari kugenda bikira. Ukibaza byagenze bite ko atagikora ibingibi, ko atakijya mu rugomo rw'abasinzi, ko atakijya mu rugomo rw'abangaba, byagenze bite? Yimenyereje, yitoje gukomeza kubana n'Imana. Hanyuma rero twihuse, Satani rero ahora hafi aho akora ibishoboka byose, atega imitego, atega inzara, atega ubutunzi, agutega rwose ngo abagore beza n'abagabo beza ngo biteguye rwose kugufata neza, biteguye kukugeza ku byo ushaka. Ibyo bintu rwose arabitegura ngo noneho ngo yarangiza ngo agashaka kubyutsa izo kamere zari zisinziriye, iyo rutenderi ngo imwe ku yindi agashaka kugenda abibyutsa. Gukoma rutenderi kera gihe niga abantu bakuze najyaga numva bavuga ngo havuda koma rutenderi, narangiza nza gukurikirana ndetse rutenderi ni igiki, baza kumbwira ngo noneho nza kumva rutenderi ni ikintu mu ndimi z'amahanga c'est le diable. Le diable ngo c'est le diable qui est à moi. Hari imbaraga z'umwijima ziri muri jewe za kamere, reka tuzite za kamere, ngo havuda koma rutenderi. Havuta arakaza umuntu akakwirenza, havuta arakaza, havuda atera umuntu inzara, ari gihe ukaranga ugakoma rutenderi ku muntu wisonzeye kandi adafite amafaranga, ukamutera gutekereza nabi. Ahangaha rero no gukoma rutenderi. Rero ngo isezerano ry'Imana icyo yatubwiye ngo rwose Satani ngo akwereka ko ibyo byose ngo wirengagije ngo bikenewe mu buzima kugira ngo bube buryoshye. Uri kwirengagiza iki ngiki kandi kirakenewe mu buzima. Aho dusoreza rero, aho byose bihurira na rya jambo ry'uko Imana yatubuze, haragira hati mu musozo rwose ibyo byose aho bihurira ngo gusonza no guhaga. Umubumbyi yakuremye abizi neza. Ubu umubumbyi hano dukoresha iri jambo dukunze kurikoresha muzumva dukomeza kurikoresha n'umuremyi. Umubumbyi yakuremye abizi neza ko hari gikwiye kujya mu nda uko byagenda kose kugira ngo ubeho, kandi umubiri umere neza cyane, ube en forme, ube umeze neza kabisa. Umubumbyi rero umuremyi wacu akurema ibyo bintu yari akeneye, yari abizi neza ko bikenewe. Niyo bavuze ngo itegereze ngo inyoni zo mu kirere ngo none se ngo nizibaye ngo uko zidahinga ngo nizibaye se, ntabwo tubabwira ngo namwe ntimuhinge, ariko izo nyoni zo mu kirere nazo zibayeho. None tukongera ngo icyubahiro ngo arabizi neza ko gikenewe. Mukeneye icyubahiro n'ubwiza, ariko ntabwo ari mu buryo bwanyu, ntabwo ari mu buryo bwawe kugira ngo, ntabwo ari mu buryo bikoramo wirwanirira, ariko bizagerwaho. Kamere y'umubiri rero byaremewe guhimbaza Uwiteka no kwihesha iki? Icyubahiro. Ingingo zacu zose ntabwo zaremewe gukora ibyaha, zaremewe gukorera Imana no kwihesha iki? No kwihesha icyubahiro. Nubwo twe tuzikoresha ibitari byo, ariko nicyo zaremewe. Ibi bintu rero ngo umubiri iyo bitayobowe na Satani babihimbaza Uwiteka. Ibintu ni bibiri. Iyo ushatse gutwarwa n'umubiri uba uyoborwa na Satani. Abayoborwa na kamere ni abana ba Satani, abatayoborwa na kamere nibo bana b'iki? Nibo bana b'Imana. Rero twibuke neza ngo ngiki gisobanuro cy'inkomoko y'umushinga uruziga rw'uburinzi, kuko ni ukugarura intekerezo z'abantu mu munyenga wo kwibera mu Mana nka Dawidi. Nyuma y'imyaka myinshi abantu bakomeje kubeshywa bafatwa ngo abantu ngo kubana n'Imana
ngo nukurindagira, ngo abantu babana n'Imana, ngo bateze ubukene, ngo babana n'Imana, ngo ntabwo bemerera ngo gukira. Bituruka kuri ya magambo abantu bagiye basomerwaho, umukoroni yagiye abateramo, ngo biragoye ko umukire ngo yinjira mu bwami bw'ijuru, ngo ni nko kubona ngo ingamiya ngo inyura mu mwenge w'urushinge, ngo mwenge w'urushinge, ngo ingamiya inyura mu mwenge w'urushinge. Si ibyo bintu biranashoboka? Ntabwo bishoboka. Umukire ngo ntazajya mu ijuru. Ese umukire ufite ibyo atanga natajya mu ijuru, ufite ibyo yajya agatanga, none se mu ijuru izagirwamo n'abandi? Ariko urumva deja izo nyigisho abantu bagiye babamo. Iyo tugiye kureba Dawidi uburyo yabayeho, tukareba Dawidi uburyo yahimbazaga Imana, Dawidi uburyo Imana yesheje icyubahiro arwana na Goliyati, Dawidi ishyaka n'umurimo yari arimo. Uyu munsi igitabo cy'indirimbo z'amazamuka cya Zaburi, indirimbo z'amazamuka zo kuramya no guhimbaza Imana n'ibihangano bya Dawidi. Dawidi yari umuntu uraho, yari umuntu usanzwe, yari umuntu wemera ko ari umunyabyaha, ari umuntu wemera ko akosa. Ni icyitegererezo cyiza cya kamere cy'uburyo bwo gutwarwa n'umubiri. Hari aho tuza kugaruka buryo Dawidi Imana yamudefanze byakomeye, kubera ko Dawidi yatangaje ku mugaragaro ko yahisemo kubana n'Imana, ayihitamo, anabigira itangazo, aravuga ngo nanjye nzibera mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose y'ubuzima bwanjye. Aha rero twibuke igisobanuro cy'ibyishimo n'umunezero, tuzabigarukaho, cyangwa se kurindagira. Abaho abantu vuga ngo arishimye, yararindagiye, byaramuyobeye. Byose bibera mu isi, ngo byose ngo ni mu mutwe. Iyo ugiye gukorera Imana ushobora kubyumva nk'umunyenga, ariko abandi bakubona bakabona uri umusazi. Ariko wowe uri mu munyenga, ese ufite ukuri ninde? Ese ubuzima bwawe wenye babona ubuzima bwawe butaryoshye? Mbere abantu babonaga ko abantu bakorera Imana ari abantu binjiji, batize, ari abantu badasobanutse. Uyu munsi Imana ifite abadokiteri n'abaprofeseri, ifite abantu bize amashuri, ifite n'abo yahuguye yigishije ubwenge buhambaye. Kandi abo bantu n'abakozi b'iki? N'abakozi b'Imana. Iyo mpamvu rero mu biganiro byacu muri Channel Uruziga rw'Uburinzi twatangire mu gusobanura neza ibyangiza imitekerereze yakabaye ituma umuntu ayoboka inzira Umuremyi amwifuzaho, kugira ngo abeho ubuzima bwiza, abeho yishimye, atitaye ku bintu biciriritse birangaza umutima. Aha hantu rero niho rero ngiye kurarikira, tugiye gusoreza kuri iki kiganiro gisobanura uburyo umuntu ashobora kuba adashobora kuba kamere, ashobora kubana n'Imana na za kamera zifite, kandi agahimbaza Imana bigakunda. Twagarutse kuri Dawidi, tuzakomeza tumugarukeho. Yabaye icyitegererezo cyiza. Dawidi yabyiniye Imana, aranezerwa, abantu baramubona baravuga ngo vraiment donc rwose biranejeje. Uyu ni David. Mujye muri abantu bahimbaza Imana, ugende mu macaci ku cyumweru rero abantu babyinira Imana, ukavuga ati ngiye ambiance y'Imana. Abantu mbere bari bazi ko ambiance bayishakira mu kabari, bayishakira ahandi, ariko ambiance z'Imana zirahari my friend. Urajya mu Mana ukabyina, urajya mu Mana ugasenga, urajya mu Mana ukanezerwa, ubuzima bwawe ukabona butangiye kujya ku murongo. Uragenda mu Mana ukumva Imana iravuze, iguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Urajya mu Mana ikakubohora, ibintu byose byari byarakuzengereje ikabicagagura, iyo migozi yose ikakubohora, ukongera ukaba icyaremwe gishya. Birakunda rero. Aha ngaha ni cy'uruziga rubereyeho, ni ugukura abantu mu rujijo. Ruhereje uvuga ngo reka gukorera Imana, ngo ni umuruho, ngo ni ukuri. Hagari ukurindagira. Ahubwo umuntu adakorera Imana muri iyi minsi yazakorera nde? Nagira ngo rero rwose mbararike mu kanya rero mu kiganiro kiri buze, ndibuze kubibwira, nakomeje mbicisha amatsiko. Ibiganiro by'interuro rero zibanza, ibiganiro bitatu byose murumva ko ntabwo byari byoroshye. N'amagambo umwuka w'Imana aba yampaye ngomba kuvuga, nkayavuga uko ari mu mazina yabyo. Hanyuma nakomeje nisegura. Iyo ndi kuvuga ubutumwa rwose mvuga ubutumwa, mvuga ngo ndavuga ubutumwa nk'umushakashatsi, ndavuga ubutumwa nk'umukozi w'Imana. Ntabwo mvuga ubutumwa ngendeye ku mabwiriza runaka y'idini, oya. Ndavuga icyo Imana yampaye kuvuga, kandi ukeneye kucyumva uwo kiryohera atera agatoki hejuru, akore kuri subscribe, akore kuri like and share na comment n'ibindi byose. Hanyuma turi kumwe mu kanya, ndaje sasa. Murakoze cyane, ndabashimiye.